imyitozo yagenze neza abakinnyi ngo bafite morale iri hejuru, abakinnyi nyuma yo gusurwa n'umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka ngo barababwiye ngo ikintu cyitwa amafaranga ntikigize kibura muri APR cyangwa muri RDF muri rusange, ahubwo icyabuze ni abaza kuyafata n'uburyo bayafatamo mutsinde ubundi mutubaza amafaranga. Bo ntabwo APR ntabwo igitegera abantu abakinnyi amafaranga muri mutsindi match turabaha 200 oya. Nta APR ntigira prime, barakubwira ngo nta kibazo cy'amafaranga kiri hano. Mutsinda abakunzi ba APR bishime, nta kintu muzadusaba ngo tukibaye. APR baha amafaranga niyo bafite abakinnyi bose. Sidese ngo babwiye ngo uko mubizi ngenge mbabeshya, imyaka twabanye njya mbabeshya bati oya, so nta bindi bintu tuvugana, sinyira disikuru ndende mbabwira, twebwe turahari, Azamu igomba kuvamo Claude ati sawa ndiyo. Abafana rero twereje kuri kote y'abafana Lorenzo, niho ibintu bishyushye, niho ibintu bikomeye cyane. Ubwo ejo mu myitozo Jarene nawe yarahari. Yewe mbere yuko njya mu bafana nabanza kuvuga mu kibuga hari amakuru namenye muri equipe ya PRFC, amakuru y'ingenzi cyane kwicyo umutoza arimo gutekereza uburyo agomba guhindura equipe, impinduka ashobora gukora kuri equipe yakinnye nazamuka mu kibanza. Ruvuyanga irinya ya defense nta kintu azayihinduraho na kimwe, ntabwo igomba guhinduka iriya. Mediane hari ikintu gisa n'impinduka kizabamo. Umutoza ngo aratekereza ko ashobora kuvana ku ruhande rw'iburyo witwa Muzungu akamuvanamo ntabanzemo, bigahita binagira impinduka muri Mediane. Mvuko bigomba kuba bimeze ko Muzungu ntabwo yakinnye neza kuri Azamu mu mukino. Bamaye amakuru ko Seydou Daouda Yusuf ari ntasimburwa hagati mu kibuga. Urumva bambwira ko umutoza ngo atekereza gukina iyo bita 4-4 de Losange. Ku ruhande rw'iburyo nihava Muzungu nta mukinnyi w'iburyo uzajyayo. Umva ko equipe ngomba kubipanze mbere na mbere. Mediane igomba kuri mu bakinnyi bane. Mama ndituzi abana ariko banyaruka bazi gukina icyo bita offensive. Katuyipanga Pavel Nzira muti wa defense Clement na Yunus, nono Byiringiro Gilbert Kagege ndetse na Claude. Iyo ni ligne y'abakinnyi bane ntabwo ihinduka. Tujye ku yindi yabane noneho nko birimo yabane rumva ukuntu bimeze. Mediane ya 4-4 de Losange ukuntu igomba kubimeze. Hagomba kuba harimo nimero 6 umwe Dometier Oni Dauda umurekiperateri wa hatari ukomeye Yusuf Dauda, Seydou Daouda Yusuf Munyagana. Hanyuma amediateri bandi babiri bakaba bari hagati mu kibuga ariko basanga batandaraje bagana mu mpande gatoya. Niyo Losange. Yego Losange bango harya bayita umwashi. Iyo bita umwashi no mwashi mu Kinyarwanda cyangwa no mutemeri. Losange mu Kinyarwanda. Iyi niyo Mediane ya 4-4 de Losange. Yimanukire w'abakinnyi nimero 5 Seydou Daouda Yusuf. Amediateri babiri bo hagati bagasa n'abatanda kugana mu mpande do bagatandaraza bakagura ikibuga. Uwa mbere n'uwuhe? Uwa mbere ni Ruboneka Jean Bosco atandaraza gana ibumoso plutôt iburyo. Nuvuga ngo kugira ngo abantu bakurikira radio babyumve, urabona ukuntu V yo mu Kinyarwanda ishushanyije. Nuvuga ngo handi hasi V uturongo tuba tubiri duhurira harani ho Seydou ni urane ni kwa Seydou. Hanyuma ubwo V kufite uturongo tubiri akajya iburyo ni akajya ibumoso akajya iburyo akajya V ebyiri ubundi nibyo wabwira nyine V ebyiri imwe nireba hejuru. Ego ubwo nenge kwanza gusobanura nyine ubwo ireba hasi hasi hambere hayo ni Dauda abagana mu mpande rero. Hanyuma umwe ni Ruboneka undi nuwo bita Richmond Lamptey. Na mediateri bombi basatira. Ruboneka murabizi neza cyane ko guca mu mpande n'ibintu. Rigana aragira ati ngo bayita ingirwa mwashi ngo banze ko bayita ingirwa mwashi mu Kinyarwanda cyiza. Ruboneka na Tarik na Richmond Lamptey basa n'abaca mu mpande ariko bari hagati mu kibuga. Turabyumvikanaho. Na mediateri ameze gute basatira bombi. Ruboneka urabizi ko gusatira bikunda cyane. Kuri none ku gasongero ka Yave icuramye ubwo ni nyuma gato y'abataka bagomba kuba ari babiri aho twakwita ku 10. Yego ku 10 niyo hazaba hakina uwitwa Mamadou Lamine Ba yisanzuye.
Losange uruzuye turi kumwe Losange uruzuye iyo ukinye 4-4 de Losange ntaba winga ukenera icyakora rero arafata uwitwa Victor Mbahoma n'uwitwa Mamadusi abatereka imbere Azamira atashye sinye kukubeshya ibintu birasobanutse pe Azamira agiye rwose icyo gitekerezo cy'umutoza w'ikipe yitwa APRFC abafana bashira hasi kuri YouTube abafana barabandi benshi cyane n'ubwa mbere muzamabonye ni system ya APR mutigeze mubona ikinisha abatakabiri n'abadiateri bane ariko bane barimo batatu bagera basatira turajyana Professor Darkonovic ruvango iyi bayita Diamond azakina Diamond azakina Diamond umuntu bita Seninga niwe wajya guyimbwira kutoza Musanze akina 442 Diamond iyi bayita Diamond izaba yisigara ruvango mu buryo bw'igitekerezo physionomie y'umukino irumvikana ko ishobora kuba yakwitwara neza habasigaye no kuvuga ngo animation ya system iraza gukunda kuvuga ngo mu gitekerezo n'uburyo bw'igishushanyo animation tujya muri animation y'umupira bakubwira ngo approach y'iyi match zaba ari iyi rero match itagira abawinga ukuntu bakina uwitwa niyo mugabo Claude yani umugaragu ugiye yita ngo nama overlap sasa none uwitwa niyo mugabo Claude n'uwitwa Byiringiro Gilbert overlapping uruhande rwose kubare zibari izabo kubare izabo kuzimaximiza mpaka kugera imbere hafi y'urugo rwa none se mugaragu tugera mu buryo bwo no kuvuga ngo APR ejo kwa gatandatu ni APR izaba yataka APR uburyo bw'ibikirire ino system irataka noneho bamugana norenze ko urumva ko gatandatu kera umva ko bimeze numva Axel numva ko Dauda ari wabo amudefenseur wa umusiti back uba ari umwe numva ngo ikipe bijya gukina cyitwa high defense gukina ugakinira mu kibuga cya adversaire niyo haba abakinnyi benshi presence y'abakinnyi benshi kuruta uko we tuza kukubona iwe wakiniye ibyo bivuga ngo habasigaye kumenya ngo ese aba bakinnyi yashyizemo na ikipe bagiye guhura barabishobora barabyumva koko ikipe baza kwikinisha plan y'umutoza ngo gutsinda igitego kwishyura igitego minota 15 ya mbere ikipe ya Azam rero twabonye Azam rero uvuga ngo ni ikipe icyambere cyo ifite mediane iri compact irafunze muri mediane ya Azam gushakiramo inzira biragoye uvuga ngo inzira nyinshi ziboneka ziciye mu mpande so bisaba rero bisaba iki hano bisaba ko Richmond Ramti uwitwa Dauda ndetse n'uwitwa Ruboneka bose baza gukora bya bintu byo kubaka utuzu cyangwa se babyita riboso muri football igezweho nuvuga ngo iyo riboso